Hanze ko arambwira ati nijye uri hano gusa, ndavuga nta kundi reka ndamubaje nti hano so haba mwana w'umukobwa witwa Iribagiza Ariane. kandi barakubwiye ko yapfuye? harahaba se kandi yarapfuye? ntabwo babikubwiye se Rugema na Mukantambara? Arega ntabwo ikibazo wenda ariko nankibaje ukuri wenda ikiganiro twajyanye gushize ntabwo cyari gihari, yari ahari. Ariko uko biri kose wenda narinje kubabaza umunsi mwategura ku buryo wenda nanjye nashaka indabyo se nkashaka wenda n'abashuti banjye bagomba kumperekeza ku buryo mwajya kunyereka. Duherukana mama Kanyana Fabiola muhinduye umusazi. Ese musaza wa Iribagiza azaba aramenye ko bamubeshye? Ibi byose nibyo ngiye kukubwira ndetse n'ibyakurikiyeho byose. Ikintu ndi bugusabe ni ukudacokoza telefoni yawe kugeza ikiganiro kirangiye. Rero umushuzana ka gatebe byose mbikubwira, reba aho hasi hari buto ya subscribe ubanze uyikande, noneho unamvugira ijambo ngo amena. Turirimbe kano karirimbo tuvuga ngo umunsi Imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya, umunsi Imana yakwibutsa uwakwangaga azagukunda, abakuvugaga basubiranemo, umwe ati si njye wabivuze, undi ati si njye wabikoze, maze uhabwe icyubahiro kuko Imana izaba yakwibutse ku mugaragaro izuba riva. Iribagiza Imana yatangiye kumwibuka, urumva bose bagiye gutangira gusubirana, ndetse mama Kanyana umushyigikiye nawe mumukomera amashyi aho waba uri hose. Vuga rino jambo ngo ntimukatubeshye turajijutse, twese icyarimwe ntimukatubeshye turajijutse. Ese we murakoze abashu, murakoze, ndabakunda cyane. Rero ndabasuhuje aho muherereye, baba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Ndasuhuza abarundi n'abarundikazi mudukurikirana umunsi ku munsi, mudahwema kudukurikirana, mudahwema mu bintu byose, muri abantu b'agaciro. Ndetse abanyarwanda namwe ndabasuhuje, ntago nabibagiwe, ntimunakavuge ko nabasize inyuma, kuko ni muri abantu b'agaciro. Namwe n'abandi mwese aho muri hose turabashimira cyane. Ndetse abantu b'impunzi, inkambi zose muherereyemo, nimba mubasha kureba ino filime Inzira y'Umusaraba, muri abantu b'agaciro, mwihangane. None nimba bitameze neza, ejo bizamera neza, kuko umuremyi hari ukuntu yubatse ibintu byiwe. Uno munsi iyo bitameze neza, ejo bimera neza. Rero n'abatindiye murabizi neza icyo nari ngiye kubabwira, ni ukubabwira ngo ese umusaza wa Iribagiza yaba yarabimenye ko bamubeshye cyangwa yaba atarabimenye? Ibyo biragoranye. Rero muntu wanjye byose tega amatwi mbikubwire. Mbere y'uko mbikubwira hari akantu gatoya nibutse, ni ukuvuga ati muri aho ngaho muri komenti hasi napininzemo WhatsApp ya gurupe yacu. Jya muri komenti aho hasi urebemo iyo gurupe ya WhatsApp, maze ukandeho kw'iryo bara ry'ubururu, urahita ugera kuri WhatsApp yacu ya gurupe, tujye twicatira. Cyangwa reka nkubwire na nimero yacu ku buryo wanaduhamagara ukatuganiriza. Reka mujye mumpamagara, se mwebwe muba mubona ntabakumbuye? Numvaga njyewe nabakumbuye, mana we. Gusa njyewe urose ngera hano kuri iki kiganiro narimba kumbuye, mana inshwi yambi disi yambi abashu. Nizere ko mumeze neza. Ubundi iyo mvuze abashu ntimukumve ngo ni abakobwa gusa, n'abahungu, n'abagabo, n'abamama. Abashu ubundi ni urukundo, nibyo mba mvuze. Abashiki bacu, basaza barumuna bacu, nakosore bakuru bacu, ba meri bacu, ba dadi bacu, ndetse turabasuhuje ingeri zose, turabakunda. ariko se ni ukubera iki we njye nta mukunzi ngira? Ese we kuki munyanga? Nanjye mwagiye munkunda nk'abandi bana sibyo abashu? Ese we murakuze? He mana we muri abantu b'agaciro kandi muri abantu bo kubaha, muri abantu twabivuga ngo ikira kuri njye sinzi ukuntu nabivuga, ntabafite ntabwo nakirirwa nza hano kubera ko mbafite, ariko ndaza mba mbakumbuye. Rero abantu banyandikira kuri WhatsApp muri abantu b'agaciro abashu, aho muherereye hose, abarundi, abanyarwanda, munyandikira kuri WhatsApp. Mu minsi iri imbere noneho ngiye kujya nza mbabwire, mbasuhuze mu mazina yanyu, harimo Umushu Anje,
umushu Clementina, umushu Ejida, umushu w'umurundi ndetse n'aba basore bose ntabibagiwe. Abashu ndabakunda cyane mana we, amazina yanjye kuzayandika ku rupapuro, nawe ntuhezwe, jyamo wivuge ndetse cyangwa ujye muri iyo WhatsApp group tubanze tubikurikirane umushu. Rero ibyiza ni uko filime Inzira y'Umusaraba none mwayibonye uko yari imeze neza, nimba yari imeze neza aho ni sawa. Iribagiza yifuzaga gutaha ndetse mama Kanyana nawe bamuhinduye umusasi mwabibonye, ndetse umukobwa wa Nyirantambara bamukubitiraga kujya kuroga, ndetse Fabiola aramubwira ati ibyaha dukwiye kubigabana. Ese koko uriya mwana ibyaha bakwiye kubigabana? Oya ntabwo ari byo, ni ukumurenganya disi, ni ukumushora mu mico itari myiza. Abashu ntazagira umuntu ugushuka, mu gihe hatazagira umuntu ugushuka avuga ngo ntibakatubeshye turajijutse, ntibakadushuke turajijutse nk'umuntu mukuru. Rero ubwo Fabiola ageze nk'uko abivuze, musaza Iribagiza ubu ngubu kubera ko bakimubwiye yuko uriya mumama atameze neza, yahise afata icyemezo aragenda yuko atongeye no kumuvugisha kubera ko bamaze kumushyira mu mutwe katuzuye. Ese ubwo ubundi babikoreye iki? Ubugome bwabo buzabagaruka disi. Bayi rero tuze gusubira mu biganiro bya mukanya kuko ndabakunda kandi muri abantu b'agaciro, muri abantu bo kubahwa, Imana ibandindire. Ndabakunda cyane abashu, duhurire muri WhatsApp ya groupe. Bye bye, ciao ciao, ndabakunda, mba numva ntabasezera abashu. Bye bye.